Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire. Naho utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora ntibikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyera Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politiki, muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye muri showbiz ariko tukerekereza muri sinema nyarwanda, tukaba tugiye kugaruka ku magambo ari kuvugwa hagati ya Regis ndetse na Miki, ariko ibyinshi akaba ari ibyatangajwe na Miki, ndetse tukaba tugiye kumenya ibyo uno mukobwa muri ino minsi ahugiyemo nyuma yo gutandukana n'uwahoze ari boss we ndetse ari n'umukunzi we, dore ko ari nawe wamuzamuye muri sinema nyarwanda. Ndetse uyu mukobwa akaba ari kugasongera mu bakobwa bari gukora amafilime neza. Ibyo byose nibyo tugiye kuba twagarukaho. Icyo nagusaba wowe utari wabasha gukora subscribe, ukora subscribe, nurangiza kandi no kuri iyo nzogera notification, kugira ngo tuzajye twibanira mu zindi nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda gutegurira umunsi ku munsi. Uyu mukobwa ubwo yari ari kuri BNB FM yatanzeyo ikiganiro, ndetse abantu benshi bakomeje kugenda bavuga yuko uyu mukobwa ari umwiyemezi, abandi bagenda bavuga yuko uyu mukobwa rwose yibagirwa vuba bitewe n'amagambo yatangaje. Bamubajije ku kijyanye no gutandukana kwe na Regis, avuga yuko uyu Regis yabeshya abantu yuko uyu musore ari umwana mwiza kandi atari umwana mwiza, ndetse yuko rwose ibyo bamubonaho yuko uyu mukobwa yaba yarakoze nkaho ari ubuhemu, rwose atari ko bimeze, ahubwo uyu Regis niwe watangiye imico mibi, ndetse azana imico uyu mukobwa atabashije kuba yakihanganira. Ibyo ntabwo yabitinzeho, ahubwo icyo yabashije kuba yagarukaho, yagarutse yuko uyu mukobwa ashaka kugera kure hashoboka, ndetse mu myaka ingahe iri imbere bazaba biri kuvugwa yuko ari umukobwa wirwanyeho kurenza uko ubu ngubu bavuga yuko hari uwamukoreye ibyo yamukoreye, aho ageze ari umuntu wabimukoreye. Akaba ashaka kuba yakirwanaho, akaba yabona amafaranga yiwe, akaba yabona ibikorwa bye bigiye bitandukanye, dore yuko ubu ngubu ari muri filime zigera muri 2 kandi ziwe, ndetse yagaragaje yuko muri filime harimo amafaranga iyo yaramutse yakunzwe. Ibyo ngibyo rero kuri uno mukobwa Miki ubwo yasobanuraga yuko rwose, ndetse avuga yuko atabashije kuba yarangiza ishuri, ndetse ko umwana we akiri na mutoya. Impamvu atarangije ishuri ari ukubera yuko ababyeyi biwe bose, papa we yari afunze, ndetse mama we kwishyura ishuri bikaza kugorana, akaza kuyoboka iyo ubutayeri, akiga igitayeri, yarangiza akajya kugikora, yamara kugikora akajya mu bwagenti, akava mu bwagenti ajya gucuruza imyenda, akava mu myenda ajya muri sinema, aribwo abantu babashije kuba bamumenyaho. Nyuma rero aha nibwo baje kumubona muri Regis, ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye agenda atambuka mu mafilime agiye atandukanye nko kwa Kiramani, ndetse n'ahandi henshi hatandukanye uyu mukobwa agenda agaragara. Uyu mukobwa yakomeje kugenda agaragaza byinshi, ndetse bamwe bavuga yuko uyu mukobwa ashobora kugera kure bihagije, dore ko na channel yiwe bimaze kugera mu basabu 10,000.